Ku isoko. Amazina yanjye ni Irasubiza Patience, ngiye kubagezaho umuvugo ufite insanganyamatsiko ivuga ngo dusigasire umuco nyarwanda. Ngaho rugabangabiye inganzo ngo nshirimo umumfatire ijambo, ruremamaye gushira amanga, ngo ncananishe nzira igihunga, mvuga imiyoborere myiza. Yarabahanze ubwira abataka, ibaha ubutware bwo gutwara uru Rwanda, amahoro n'umutekano biraganza, ibyo tubikesha ubuyobozi bwiza. Bashyitsi namwe bayobozi muteraniye hano, turabashishikariza kubungabunga umuco, turabashishikariza gutembera ku matorero atandukanye. Rubyiruko twese dusigasire umuco nyarwanda, n'abayobozi ndetse n'abandi mu gusigasira umuco nyarwanda. Rwanda rwacu, bana twese Rwanda rw'ejo, Abanyarwanda tubungabunge umuco nyarwanda. Sindangije ndasubitse, nzasubukura ubutaha. Yari umuhanzi utari umuhanga, kuko umuhanga ari yaduhanze ikaduhangira mu rwa Gihanga. Irasubiza Patience, umuhanzi w'umuhanga uhangana ubuhanga, uhanganye n'amahanga, uhangamura amahanga. Irasubiza Patience wambariye kwambika igihugu amahoro. Mboneraho gutumira Abanyarwanda muri rusange ko ku itariki 15 dufite igitaramo ku isoko ni ku isonga, gifite insanganyamatsiko ivuga ngo intango mu ntango. Nangije mbifuriza amahoro n'umugisha bituruka ku Mana. Murakoze. Ku isoko. Ku isoko. Aho rero